Yes, what's up my people, Diso boy. So, uyu munsi rero nk'uko mubizi ngiye kubereka video. Ndizera ko muri video yabanje naberetse uburyo TikTok yo mu Rwanda ihemba abanyarwanda. So, uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura TikTok account ishobora kuguhembera views, like ndetse n'abafollowers wagize. So, ngiye kukwereka uburyo bwiza kandi bwizewe, atari bwa bundi baza bakubeshya ngo VPN n'ibindi. Ngiye kukwereka uburyo bwiza kandi bwizewe n'inzira ubicishamo ku buryo account yawe uyifungura yizewe, ku buryo badashobora kuzayibaninga cyangwa se ibe suspended. So ngiye kukwereka uburyo ufungura iyo account, biroroshye cyane. So turaza hano kuri TikTok. So TikTok ni turaza numara kugera kuri TikTok rero nk'ibisanzwe uraza hano hari aka kantu muri kuhabona hano kuri profile. Hano muri kuhabona handitse profile, ndizera ko muri kuhabona. So wakande, iyo umaze kuhakanda rero murabona iyi ni account yanjye irimo. So niba ufitemo account urabanza ukora iki? Urabanza ukore log out. So tugiye gukora iki? Tugiye gukora log out. So turamanuka hasi dukande hehe, dukore log out. Niba ufitemo account yawe nyine usanzwe ukoresha, urakora log out kugira ngo utangire bushya. Urahita ukanda hano nyine kuri profile. Murabona iyi ni ya account yari irimo. Wowe uraza hano wandikemo add existing account. So muri kubibona, urahita wakanda. Numara kuhakanda uraza hano handitse sign up. Hano nkuko muri kuhabona hano handitse sign up nyine muri kuhabona. Ariko mbere yuko ukanda hano handitse sign up, mbere yuko ukora ibyo byose nkubwiye, urabanza uze hano muri kuhabona. Kanze mbibereke neza. Ahangaha niho ruzingiye kuko niho umutego wabyo uri. Mbere yuko ukanda hari handitse sign up, urabanza uze hano handitse muri kuhabona hano location ko turi mu Rwanda. Muri kubibona hano handitse by continuing with an account located in Rwanda. Muri kubibona ko located yacu iri mu Rwanda. So turaza hano dukande hano handitse Rwanda, nyine hano handitse Rwanda. So urabona ko bagiye guhita batwereka iki? Batweretse ibindi bihugu. Uraza uhitemo igihugu. Twebwe rero twashatse guhitamo United States. Turamanuka turebe United States ese iri hehe. United States ngiyi. So niyo ushyiramo. Muri kubibona ko yamaze kugera hano. Muri kubibona neza cyane. Nakubwiye ngo aha bisaba kwitonda. Murabona ko located yacu yamaze kuba yamaze kuba United States. Muri kubibona hano ko ari United States. Mwibutsa neza ko niba utarakora subscribe kuri iyi channel, nyamuneka iyi channel ni igiye kujya icaho update zose zijyanye na TikTok. Icyo usabwa rero ni ukwijoininga ugakora iki? Ugakora subscribe. So hano rero iyo located yawe yamaze kujyamo ukabona ko ari United States, nibwo uzugakanda hehe sign up. So ikindi hano rero hano bari kutubwira ati use phone or email. Muri kubibona hano ikiza cy'ingenzi cyiza gifite umutekano nuko ukoresha email. Nuko ukoresha iki? Nuko ukoresha email. Niba udafite email, nyamuneka reba uburyo ukoresha email kugira ngo ibi bintu bibashe kuzagira gute, bibashe kuzakorohera. So turaza dukiremo email yacu tutigeze dukoraho account. Turaza tuyishyiremo hano email itarigeze ifungurwaho account. So dushyiremo email itarigeze ifungurwaho account.
hano niba udafite email si byiza gukoresha telefone, kuko email murabizi ko email abantu bose batuye isi hose nta muntu utagira email, ariko iyo ukoresheje nimero ya telefone aha baba bafite uburyo bwo kureba nimero se iyo nimero ushyizemo niyo mu kihe gihugu. Icyiza rero gifasha cyangwa se cy'ingenzi cyiza ni uko wakoresha email yawe. So turahita dukanda continue, hanyuma dushyiremo password. Ngiye kuyishyiramo munayibona kuko iyi account n'ubundi ndahita nyidiretinga, ndahita nyisiba kuko niyo kubigishirizaho. So turaza dushyiremo email, tugiye gushyiramo hano ni ukuvuga ngo email uba ugomba gushyira password uba ugomba gushyiramo ibigomba kuba ifite character 8 harimo twa arobase cyangwa se n'utumenyetso utwego cyangwa se n'ibindi. So hano turashyiramo 1 2 3, murabona ko nanone itaruzura, tujye dushyiramo arobase. So murabona ko iba yuzuye neza cyane, duhite dukanda next. So hano rero baba kubaza igihe wavukiye, ushatse ugishyiramo igihe cyawe wavukiye nyine nk'ibisanzwe, ushyiramo igihe wavukiye, kugira ngo ibintu bigende neza, ukemeza ugahita ukomezaho. So hano rero ushobora gushyiramo nickname uzajya ukoresha, urugero kadushyiremo Kigali, kande continue confirm. So aha rero account yawe ibibaye, murabona ko account twamaze kuyikireya. So hano rero ikindi uba usabwa gushyiraho ni amavideo, ariko ngiye kukwereka uburyo itandukanye na ya account twari dusanzwe tumenyereye nyine yacu yo mu Rwanda. Ngiye kukwereka uburyo bitandukanye. So turaza hano, murabona ko step twari dufitemo urabona balance bayituzaniye hano, muri kuyibona balance ko bayituzaniye hano. Hano hari n'akandi kanditseho create tools, muri kukabona. Murabona ko itandukanye na ya yindi. Kambereka hano muri create tools, ubu nibwo buryo bwizewe ushobora gufunguramo iyi account kandi bworoshye. Hano rero ibyo nababwiraga bijyanye no kuba wamonetizinga cyangwa se wahemberwa video zawe, hano hari uburyo bwa creator marketplace na subscription ndetse na creator rewards program. Nkuko muri kubibona hano, ubu ni uburyo bwa monetization baguhemberamo nyine, n'uburyo bwa work with artist. Uburyo rero baguhemberamo, ukanda hano handitse creator reward program, hano nyine muri kuhabona, urahakanda. So kugira ngo mbereke ibisabwa nyine kugira ngo ube wakaprayinga TikTok yawe, reka mbibereke. So nkuko muri kubibona rero, ubu ushobora kuba wakuzuza aba followers 10,000 ndetse ukabasha kugira views 100,000 mu gihe cy'iminsi itarenze 30. Ikindi ugomba gukiriya iyi account ufite imyaka 18. Ndizera ko muri kubibona neza cyane. Hanyuma iyo ubirangije rero cyangwa se iyo wabyujuje, hano hari akantu nyine iyi tableau muri kubona aha ngaha ihita yaka umutuku, ukaba wakandamo ugahita wapurayinga, ugatangira uhemberwa amavideo yawe n'ibindi washyizeho. So ni binaberekaga rero. Ikindi gice cya kabiri ni ukubereka uburyo ese kugira ngo umuntu abashe kubona views cyangwa se aba followers asabwa iki mu gihe afunguye iyi account yo muri ifite located yo muri USA.
urumva ko biba bitandukanye. Niba ushyizemo located yo muri USA, amavideo yawe azarebwa n'abantu bahehe bo muri USA. Nzakwereka uburyo rero ushobora gushyiramo abantu noneho bagukurikira bakaba ari abanyarwanda, ndetse n'abafollowers ubona bakaza ari abanyarwanda, kandi located washyizemo ariyo muri USA. Ibyo byose nzabikwerekera hano kuri iyi channel. Icyo usabwa ni iki rero, ni ugukora subscribe ndetse ugakora like na share kugira ngo n'utaramenya ibi abashe kubimenya. Aya ari amakuru y'ingenzi, nyamuneka ntimukayihererane. Icyo ukora rero ni ugukora subscribe. Igice cya kabiri nzabereka ni uburyo mushyiramo amavideo yanyu ndetse akabasha kurebwa n'abanyagihugu, abanyarwanda bakaba aribo bareba amavideo yanyu. So ndabashimiye rero, mwakoze kudukurikira. Ciao ciao, naho muri video ikurikira.